Yesu ashimwe cyane inshuti za Madrine Mando nongeye kubiyegereza ndabashubije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri iyi video nifuje kubasangiza ku buhamya bw'ukuntu niraye mwuka wera kongera kangarura. Ndashaka kukubwira ukuntu iyi Imana yaguhamagaye ukuntu nuko ikigushaka. Maze kubona abantu Imana yahamagaye ukuntu ibabuza kwisiga makiyaje, barabikoraga ikabibakuraho bakaba muri icyo gihe cyo kutabikora bagakiranuka, nyuma bakazongera bakabisubiraho kandi bakakubwira ko Imana yababohoye. Ibyo bintu ntabwo ari ukuri. Burya Imana ikubuza ikintu kitagufitiye umumaro, kuwongera ukagikora ni ibigaragaza ko mu mutima wawe utigeze ukireka, ariko ntabwo ari Imana yakubohoye. So iyo ugifite mu mutima rero birasa n'ugikora n'ubundi, kubera yuko imbere y'Imana uba wikoreye icyaha. Niba ureba bisize makiyaje ukumva urabyifuje ukumva ni byiza, uracyabikora kuko umutima wawe uracyabiha agaciro. Rero hari ukuntu nyine ugenda gakeya ikintu utacyitaho ukirara, mba ariko mbyita. Ndashaka kubaha urugero rw'icyo byambayeho kandi mu buryo nari ntateganyije, mu buryo nari ntitayeho cyane. Abari inaha barabizi cyangwa n'abatari inaha barabizi, hari igihe bita sama ni season ishyuha cyane. Ubushyuha aba ari bwinshi bukabije, kuko mbese ni ubuntu bw'Imana kugira ngo ukomeze wambare wikwize. Birakunda, hari imyenda iba yoroheje idakomeye nk'iyi ngiyi y'imbeho nambaye. Noneho rero naje kwisanga hari wa mwenda uba ukunda wawambara ukumva uguwe neza. Nari mfite agashati kanini kampaye amahoro, kakambarira kuri buri jipo yose. So kari gafite amaboko atageze hano ariko yarageze nka hano, ku buryo iki gice cyo hejuru cyabaga gitwikiriye. Hanyuma rero kacagamo umuyaga nyine ukumva karoroshye kwambara ku zuba. Noneho rero nkomeza kukambara, najyaga ku ishuri nkakambara ngiye ku ishuri. Urumva ku ishuri ni ahantu habaga hari abantu bavanze, habaga hari abandi badamu, hari abakobwa, hari abana bato, hari abagabo, urumva harimo abarimu. Noneho igihe kiza kugera, muri jyewe numvaga nta kibazo. Urumva iyo gitangira ikintu naravuze ko subu aka kantu baye amaboko si magufi, numva ariko ntacyo atwaye, kubera ko cyane ko atageraga hano yageraga hano. Ndavuga buriya nta kibazo, ndigendera ndakomeza ndagenda, kaba kabiri kaba gatatu, mwuka wera aza kugera aha abingaragariza ko atabyishimiye. Nawe burya impamvu Imana itubuza kutikwiza ubundi ntabwo ari twebwe tuba dufite ikibazo ahari wenda n'icyo utera abandi, n'icyo ubera mwene so. Wirinda kubera mwene so ikigusha, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibibagusha ntibizabura kuza, ariko ababizana nibo bahazabona ishyano ababizana. So ubwo rero ntabwo uzi n'abantu bangahe uba wagushije. Nuko noneho rimwe nza kumva umutima wanjye ntatangiye kugubwa neza. Nakambara nkumva usa ngo hari ikibazo, ese ubu meze neza, ubu hari ikibazo. Kuko urazi ko akunda uhagarara muri miruwari ukavuga mwuka wera, aha tumeze neza twagenda, urahabwa icyubahiro cyangwa ndagusebya. Noneho ntangira kumva mu mutima wanjye usa ngo hari ibitagenda neza. Numva ko mfite iyo conviction yuko ako gashati nkwiriye kwambarira akantu gafite amaboko maremare, cyangwa ashobora kuba atari maremare ariko agera nka hano. Noneho rero rimwe ndota inzozi, mbona nagiye mu ivugabutumwa ahantu muri stade. Hari abavugabutumwa benshi bakajya bagenda bahamagara, urumva bahamagariraga kuri mikoro abantu bagenda. Noneho bangezeho bampamagaye, nirebye nsanga nambaye ka gashati k'amaboko magufi.
ntangira kureba baraho ku ruhande ndababwira muntiza agasharupe nitere nitwikire ku maboko bampamagaye mfite bibiliya mu ntoki mu mutwe nambaye igitambaro ijipo ni bimeze neza ariko ndiyo ndasaba agasharupe ngo ntwikire iki amaboko nkangutse muri izo nzozi ndavuga okay kabisa Mwuka Wera yangaye pe umunsi wakurikiyeho rero nari bugiye ku ishuri kandi nashakaga kukambara hari yindi ndakareka mfata iyindi kanzu noneho mfashe ikanzu nayo yari ifite ukuntu itwikiriye hano ariko naka kantu gatwikiriye kagarukira hano nyambaye mbona nayo nta hitandukaniye na kakandi ndabireba ndavuga oya ndagenda nshaka agapira gafite amaboko agera ahangaha nkambariramo shyiraho ikanzu hejuru mureke mbabwire burya Mwuka Wera iyo aguhagaze iruhande kuko atuye muri wowe iyo yishimye urabyumva nahise numva presence inyoroshe mpagaze muri dushe ndavuga yo Mwuka Wera aranyuzwe guhera uwo munsi rero naravuze aka blouse sinzongera kukambara konyine nzajya nkambarira mu nzu nta bandi bantu bahari ariko ninkambara nsohoka hanze y'inzu nzashyiraho ibirebire ntago mbizi buri umuntu Imana iri kuvugana nawe ariko kwirara ni icyaha wibaza impamvu wari uzi ko umugore w'umupantekoti atagomba kugaragaza ukwaha ariko ugasigara wumva ari ntacyo bigutwaye kera warabitinyaga ugasigara wumva ari ntacyo bigutwaye ukagenda zizamuka amaboko yose akajya agenda hanze burya amaboko nayo ni rumwe ku rugingo Imana itishimira ko rujya hanze k'umugore ukuboko kwawe kwagombye kugera hano ushatse watwikira ukagera hano ariko ugejeje na hano ngaho ukatubyumve ariko iki gice cyo haruguru ni kimwe nk'uko wakwambara ijipo intege ziri hejuru cyangwa kino gice kinini cy'ukuguru kiri hejuru so kwirara ni icyaha Imana ntabwo bikunda ntabwo bishima mu by'ukuri mureke twongere twuzuze ibyari byuzuye tunezeze Imana tuyikunda kuko ivuga ko abayikunda ari abitondera amategeko yabo niko bivuga muri Yohana 14 ku murongo wa 21 uwitondera amategeko we akayakomeza niwe umukunda iyi niyo Icyongereza ndiyo ndagerageza gusobanura kandi umukunda azakundwa aravuga ngo unkunda azakundwa na data kandi nanjye nzamukunda mwiyereke uwitondera amategeko yanjye akayakomeza niwe unkunda kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke so rero ni kuvuga ngo gukunda Imana kwacu tubikoreshe kuyubaha no kuyubahisha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha naho gutaha shalom